turayafite n'umuntu irahari birahari none ariko nubwo ibyo byose bihari niba ushaka ko nyine nakomeza kujya nyine nzana agahuyo cyashaje neza cyabuze mutwa ngurira agatenge pe ushaka ko ngurira umwambaro umwe ako ngurira agatenge ushaka igitenge nazamwe tuzitwa igitenge gihari kizima nyangahe cyanyuma Ncha mu gitifu ncha reba 80 kirwa superi 80 ntaco hari cyama 25 nca 15 n'ikicumi hari na bya biri nyine umuntu yambaye hapana ntukongere kwambara igicu ntukabije yobije habe cyo ntibikabeho sha mutwara ukuri kw'Imana nari aho urambwiye ako nshaka icize wakwambara ku buryo ujya nko kwiyamamariza amatora uje nko kwamamaza ubudepite bagutora utari wahagera kubera igitenge nguri icyo gito cya 80 kiraba ari cyo cyiza nicyo cyiza aricyo cyanyuma mu byiza rwose bo kanze ewe ijute urongere rwose urongere mugabo mwiza urukundo ni rwogere ukuri kw'Imana urukundo bufashe urukundo ni rwogere urukundo ni rwogere uzi ko nsigaye ndumashaka no kuguhobera ku manwa gihango ni impamo pucuriwe ihoho mayihuni nanjye ngwino nkwereka akantu boshande si utazi ko nananze ikishipu bashaka kuguha akantu hano mugabe y'urukundo mwari bw'umutima nyemerera guhonge kanze manze nguha amafaranga ariko ajya wabuze cangahe mutwareka ndetse nkubwiye wabaye urakira yangaya oye amafaranga siko ntagabuze cyangwa ako gabo gahagije burakira yangaya rwose ahanga harimo ibitege bibiri byiza hahita mpinduka nk'umugore wa guverineri ntacyo uri gitego mutarutwa ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga